Bakutse ikiganiro sangesa kurura amahoro tize muri wamwanya mwiza kuganira ku ijambo ry'Imana duhereye ku buhamya. Mbere ko dukomeza ariko reka tubanze dusenge. Mana nzemwa mu cyubahiro tuje imbere tugushima. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye kukumenya, ukatugira abana bawe, ukatwandika mu gitabo cy'ubugingo. Mana tugushimiye n'aka kanya kiza waduhaye ko kujya tukuvuga. Mana tuvuga ibyiza wadukoreye, tuvuga urukundo rwawe. Turagusabye rero Mana kugira ngo uyu mwanya utuyobore igikorwa cyose Mana cyorwe na Mwuka Wera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Uyu munsi rero umutumirwa nuyiba urimo kwavugisha ni Consolata. Nagira ngo nkubwire udukurikiye ko muri uyu mwaka wa 2022 nzagira imyaka 70. Imyaka 70 rero ni imyaka Bibiliya itubwira. Iyo dusomye muri Zaburi ya 90 umurongo wa 10 haravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagira kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ndibuka imyaka 10 ninagize imyaka 60, abavandimwe banjye nagiye kubasura bankurira umunsi mukuru niko navuga. Ariko nkavuga nti Mana, imyaka 70 umunsi nayigize indi Bibiliya itubwira, yindi watubwiye pe nzanezerwa. Ubwo rero uyu mwaka utangira nibwo numvise ntiya myaka nyigezemo nkumva ndanezerewe, nkanshima Imana ko nkitambuka nkivuga nkifite akabaraga, nkibona urukundo rw'Imana. Ubwo rero muri makeya ndagira ngo nkubwire uko amasomo navana muri ibi ngibi muri iyo myaka kugera muri iyo myaka 70. Icyambere nashubije amaso inyuma, nsanzwe subiza amaso inyuma, ariko by'umwihariko kugera kuri ya myaka Imana yaduhaye nashubije amaso inyuma ndeba urugendo rwanjye na Yesu. Nakubwira ko nahuye na Yesu mfite imyaka 26. Sinari muto cyane ariko sinari na mukuru cyane, nari nkiri mutoya da ariko navuga. Ubwo rero mbe nari mfite idini ariko nta mibanire n'Imana mfite. Wera icyo gihe rero urugendo rwabaye rurerure ariko rwabaye urugendo ruryoshye. Cyane navugaga umuntu maze imyaka mu gakiza ubwo ngubwo aba yaratunganye, aba nta cyaha gikora aba rwose. Ariko ngiye umwanzuro nagezeho ntabwo na nubu ndacyari ku rugamba rwana na kamere yanjye, rwana na Satani, rwana n'isi nzungurutse. Ariko cyane cyane kamere yanjye, kamere ndacyagendana nayo. Ariko nanone nubwo nkigendana na kamere, ariko uko iminsi igenda ni kugenda wunguka ugenda wegera. Icyo cyo rwose ni ukuri. Ntabwo navuga ngo iko nitwaraga mpuye n'ibibazo niko nkitwara ubu ngubu, oya. Ese uyu muntu yampemukiraga ko ndamwitwaraga niko umwitwaraga, oya. Hari intambwe rero navuga suje amaso inyuma ko nubwo nkiri umunyantege nkeya. Paulo niwe wabivuze mu bayandikira Filipi. Reka dusome rwandiko yandikira Filipi igice cya 3, avuga ati, reka rwose mpasome. Suko maze guhabwa, ni Paulo wandikira Filipi igice cya 3 umurongo wa 12. Suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amena. Nanjye rero uko iminsi igenda niko ngenda numva negera, numva ndushaho kwegera Imana. Ariko mu by'ukuri cyo namaze kubona cyo nuko urugendo rwa Kristo n'urugamba rutarangira. Nabwo rero ko nasubije amaso inyuma nkasanga ndacyari umunyantege nke, ariko kubisa kose Imana irankunda. Ikindi nagezeho nuko nabonye urukundo rw'Imana birenze ko narubonaga. Nabonye urukundo rw'Imana, mbona subiza amaso inyuma ndimigisha. Hari ndimo tujya turima ngo bari imigisha Imana yaguhaye, turimba mu ndimi zose, ndumva hari imigisha Imana yaduhaye ni myinshi. Nashuje amaso inyuma nsanga imigisha Imana yampaye ni myinshi cyane, ntabwo nayivuga muri aka kanya sinanayirangiza. Hari agatabo nanditse, ni igitabo cyitwa Nisenkunzwe by'iteka,
mu cyongereza ni loved for eternity, mu gifaransa ni aimé pour l'éternité. Nashyizemo ubuhamya simbigarukaho, ariko nagiye nkubwire ngo muri iyi minsi Imana yampaye ubuhamya bushyashya, ubuhamya bushyashya rwose. Hari imodoka ngendamo nyimaranye imyaka 10. Umwe no mu bana banjye witwa Bosco yajyaga ngo ati mami imodoka irashaje, banyita mami, abana mu rugo n'abandi benshi, ati imodoka irashaje rwose urasema Imana iguha indi modoka. Nkavuga ntoya imodoka nta kibazo ifite, yajyaga yambwira umwaka ushize nta kibazo iragenda nta kibazo, bakanda gakoresha sinkeneye ibintu byo kuvuga ngo ndemoya ira rwose rampagije nti buri zamperekeza mpaka nshoje urugendo. Ariko agura bimbwe rimwe rero mu kwa mbere itangira kunzongereza, iranzongereza pe bitigeze bibaho. Ndibuka nagiye ku Gisenyi icyuma mbese iranzongereza kugeza nko mbese muri iyi minsi yose yanzongerezaga. None ndavuga nti Imana noneho iyi modoka menya nkwiye kumva inama ya Bosco nkagusaba imodoka. Ndavuga rero Imana noneho ndashaka imodoka, nko hari ahantu imodoka izava hakanyobera, ariko niyo nkubwire ngo Imana yampaye imodoka. Imana yampaye imodoka ntirangira ko kwa munani zaba yangezeho. Ni gitangaza. Imana yacu rero irumva. Iyo ndabivuga kugira ngo umenye ko Imana yacu ifatika. Iyo tubabwirije muri y'Imana ni ibintu biba bifatika, si amagambo, si imigani, ariko iyo tubabwira mujye mumenya ngo ni ibintu bifatika. Ikindi gitangaza Imana yankoreye muri iyi minsi, byose byabaye mu kwezi kwa gatatu. Niyo modoka Imana yayimpaye mu kwa gatatu, nubwo ntarayirebesha amaso ariko mfite ifoto yayo ndayifite. Mu kwezi kwa gatatu ibyo bitabo nabwiraga nanditse nari nabizanye mbirunda mu cyumba, nari nakoresheje ibitabo 3000, ariko nkabireba nkabona biragenda buhoro, abantu ntabwo basoma. Ndirasenga nti Imana icyumba cyanjye ntabwo ari stock y'ibitabo, nabyandikiye kugira ngo abantu babisome. None ibitabo mbigire nte nubwo bitari bamaze nta mwaka byari byakamara, nta n'amezi 6, amezi 6 arashize byo. Ariko ndavuga ntoya byabaye mu kwa gatatu, amezi 6 yarashize cyangwa agiye gushira. Numva umwuka warambwiye ngo nimba itangira ubuntu ibyo bitabo. Nkaba nari ngifite ideni rya miliyoni 3 nandi, ariko ndavuga nti nimba bitanga nzamenya mbihande nshobora kuzabiha abantu babisome. Ngendero muri make ngenda bitanga amatoro ya Kigali, nagiye nshyireho buri rurimi, amatoro ya Kigali 100 nandi, nohereje Uganda, nohereje Kenya, nohereje Congo, Burundi, Tanzania. Ariko ubu ngubu hari bimwe nabonye sikaranye 400, ndavuga ngo ndaza kubibwira icyo nabyo nemeye kwitanga, ariko ndaza kubabwira aho nabitanze hari ubyo ndacyabifite, ariko ndabwira icyo bizamara aho nabitanze hariho. Ubwo rero maze kwiyemeza gutanga ibyo bitabo bitangira ubuntu, navuze hashize nk'iminsi 3 4 sinibuka neza, Imana inyishira rya deni rya miliyoni 3 zirenga. Iyo Mana rero ntabwo navuga ngo nagiye kuyaka umuntu, nta muntu wagira ngo mpa miliyoni 3. Oya, Imana ifite inzira nyinshi koresha, ariko nababwira ko nta deni ry'icapiro mfite kandi narindi mfite. Ubwo rero imigisha y'Imana ashuje amaso inyuma, mbona imigisha myinshi cyane. Iyo mbabwiye ni yavubaha mutari muzi. Ikindi kintu navuga nuko nafashe ingamba. Hari byinshi cyane sishaka kwatindira, ariko nsubije amaso inyuma nafashe ingamba. Ndavuga nti Imana ubuzima bwanjye sigaranye n'ubwo gufi kurenza ubwo nabayeho imyaka 70. Tuvuge nubwo nagira imyaka 100, umuntu saba ameza ati mu myaka 100 simbizi, tuvuge ko na Yesu yagaruka. Imyaka se 30 kugira ngo igirije ndetse ko sinana nta myaka 100 nshaka rwose. Imyaka 30 ni mike cyane, ubwo nayikabije nagize myinshi cyane. None se ko tumaze imyaka 28 tugarutse mu Rwanda, ndumva rejo bundi numva mu byukuri muri make ushaka kuvuga ubuzima sigaranye ku isi ni bugufi cyane, nta naho buri nubwo namaze kugira intego narongera. Numva Mana, numva ndamwihaye burundu, numva ndamwihaye, ndashaka ko ikintu cyose nakora reka yenda kugira ngo nsobanure neza icyo nshaka kuvuga. Numva ubuzima bwanjye nabuha Imana, Imana ikabuyobora, Imana ikankoresha icyo ishaka, ikayinjyana aho nshaka, aho ishaka, nkavuga ibyo ishaka kugira ngo nshyigikire ibyo ngibyo. Reka nsome
amagambo dusoma muri mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 17. Nicyo kimfasha neza gusobanura icyo nshaka kuvuga. Ni amagambo Paulo yandikiye Abakolosayi. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwa Yesu. Ndetse n'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31 haravuga ngo, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Haleluya. Inyungu rero muri ibyo ni iyihe? Mu by'ukuri umukristo nyakuri wirundumure muri Yesu abakwiye kuvuga ati, ibyo nkora byose, niba ncuruza, niba nkubura, niba ngiye muri iki niki, reka byose mbe mpagarira ijuru ku isi. Hari ijambo dusoma sinenda kurisomaniza mu mutwe mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5:20 avuga ngo turi intumwa mu kimbo cya Kristo. Mu cyongereza mu Faransa bavuga ambassadeur, ariko n'ambassadeur abanyarwanda turarizi. Ni ukuvuga mu by'ukuri ukwiye kuvuga uti, Mana reka ibyo nkora byose mere nkaho nguhagarariye, mere nkaho ndimo gukora umurimo wawe. Icyo gihe ibintu birakorohera. Reka ntanga urugero rufatika, ntanga ingero zifatika. Tugende turanye n'umuntu w'umukene. Umuntu w'umukene arashonje. Vuga uti, Mana uriya muntu ni wamuremye, ndacyafite amafunguro wanjye nubwo ntakize, ariko ku muceri mfite cyangwa ku bishyimbo mfite cyangwa ku makara mfite, reka muheho. Icyo gihe wumve ko ari Imana ukorera, ari umuntu yaremye mu ishusho yayo uri mu kibazo. Icyo gihe ntabwo utangira guhangayika ngo wibaze ngo se yo nintanga kuri ka gaceri kanjye, nintanga ku dufaranga twanye njya kuriha taxi cyangwa bus kugira ngo njye kumusura cyangwa mukiri turiya tuntu. Oya, icyo gihe uzumva ko ibyo urimo gukora urakorera Imana, niyo yakohereje, niyo yaguhaye urukundo, niyo yaguhaye imbaraga. Icyo gihe ntabwo bizakuremerera. Biratangaje cyane kubona nk'abantu, umuntu afite amafaranga menshi ariko akaba atavanaho na duke ngo bayafasha na mwene wabo. Ariko nyuma ugasanga umuntu w'umukene uburyo ari mugoye, ugasanga waratanga. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri ukwiye gufata ingamba. Nge nizo ngamba nafashe mbona ngeze mu myaka 70. Reka ubuzima bwanjye busigaye kuri iyi si numve naba igikoresho cy'Imana mu ntoke zayo. Icyo gihe birakorohera. Ntekereza kuri iri jambo, nibutse ijambo Paulo yavuze avuga ko turi abasirikare ba Kristo. Akavuga ati umusirikare, ntabwo njya kwasoma, ati umusirikare ntabwo ashobora kujya muri byandi yikire mu by'isi. Ese umusirikare umubwirwa n'iki? Umubwirwa ko yambaye uniform. Waba ntabwo uzi ngo araturuka hehe, ntabwo wabuzi ngo afite imyaka ingahe, ntuzi amadiplome afite ariko apfa kuba yambaye igisirikare kavuga ati, oh, yeye ni umusirikare. Ese burya umusirikare yari mu nshingano ze yambaye uniforme, aravuga ngo ntabwo uniforme ari uyigura, ntabwo ari amafaranga yaba yayiguze. Bamuha uniforme, akamuha inkweto, bakamuha imbunda, yewe n'ingofero, byose barabimuha. Nuvuga ngo niba ubaye mu Kristo nyakuri, twibuke ko hano ku isi duhanganye, hari bamwe bayoborwa na Satani, bakiri mu bwata bwa Satani. Hari n'abemeye Yesu bakamwizera kumana n'umucunguzi wabo, abana b'Imana banditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Inshingano nyamukuru y'abandi abana b'Imana ni abasirikare bagomba kunyaga abari mu ngabo za Satani kugira ngo bave ibibazo mu bwami bw'Imana. Akaba ariyo ntego y'ubuzima, ikaba ari byo ntego y'ubuzima. Ibisiga ngo njyambye Imana ngo ndi umusirikare wawe, ndi umusirikare wawe. Ibyo nkora byose ndumva ari wowe, ndumva ari wowe nkorera. Ntabwo rero nkwiye guhangayikishwa ngo nzambara iki, nzarya. Oya, nkwiye kumva ngo niba ndi mu bubasha bwawe, niba ndi mu nshingano zawe wampaye, ntabwo ibindi nkwiye kwihangayikira rwose. Kuko ijambo ry'Imana tubwira muri Matayo 6:33-34 ngo mubanze mushake ubw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibintu byose muzabyongerwa. Ngo ntimukiganye muvuga ngo ibyejo, ko abejo baziganyira ibyejo. Nufara mu by'ukuri ngo ingamba nafashe nizo ngizo zo kuvuga ngo reka nirundurire umurimo w'Imana,
birakunezeza ukumva aho ugiye mu nshingano Imana yakoherejemo, irakurinze, irakuyobora, iraguha ibyo ukeneye, ntabwo uhangayika. Kandi bikanyibutsa rya somo dusoma muri Maroma 8:28 tuzi ko kubakunda icyo gihe n'uhuye n'ibibazo ntuhangayika. Ni muri urwo rwego rero ntekereza kuri iyo sabukuru, namyite mu sabukuru cyangwa iyo myaka nzagira muri uyu mwaka wa 2022, imyaka 70 nzagira. Navuze nti se Mana yanjye niki, ntabwo navuga ngo reka nzatumira abantu ngo nibaze ngo twariye twabyinye twanezerewe. Ibyo nasanze ntabanje mu kwa mbere nibwo nategera isanganiro. Ibyo ntacyo bimaze rwose, ibyo ntacyo bimariye ubwami bw'Imana. Ko nabwiye ko intego nyamukuru no kugira ngo icyo nakora cyose kibe cyaba icyo guhesha Imana icyubahiro. Nasanze uvuga ngo natumiye abantu ngo nibaze turye tumwe, ntacyo bimariye ubwami bw'Imana. Ahubwo hamwe na bagenzi banjye turi abantu 8 twishyize hamwe, turavuga ngo nabo tuzagira imyaka 70 uyu mwaka. Birumvikana ntabwo twavukiye itariki imwe. Hari abavutse mu kwa mbere, hari abavutse mu kwa kabiri, hari abavutse mu kwa gatanu, nge nabutse mu kwa 9, hari abavutse mu kwa 11 no kwa 12. Turi abantu 8 ariko twashyize hamwe turavuga ngo reka rero dushima Imana, twese turi abakristo, dushima Imana ko tumaze imyaka 70, reka tuzatera inkunga umushinga wo gufasha abantu batishoboye. Ni umushinga rero twarawandikishije, ni umushinga wa miliyoni 15, abantu 100, tukoreza abantu ihene 100 bakajya boroza abandi n'ibihene byayi bagaha undi muntu. Noneho gutyo, ariko si ukuboroza, si cyo nyamukuru cyane. Ikigendera no kugira ngo tunababwiriza ijambo ry'Imana. Kuko bw'umuntu ihene, uretse n'ihene wamuhinka n'wamuhinzu, ariko adafite Yesu ntacyo wamuhaye rwose. Iyi ntego no kugira ngo noneho tubabone tubabwirize ijambo ry'Imana. Si no kubabwiriza gusa, tuzabigisha no kwitungira amagara mazima, tuzabigisha ubumwe n'ubwiyunge, tuzababa hafi. Niyo mpamvu rero ngira ngo ngubwire mushuti yanjye kuri iki kiganiro ko iyo gahunda twarayiteguye kandi tuba turi kumwe na korali nziza cyane, korali yitwa Ambassadors of Christ. Ni korali ndibuka ko mu Rwanda rero ya mbere izwi ikunzwe. Niho tuzaba turi kumwe. Ni kuri iki cyumweru rero, ni kuri iki cyumweru tariki 29. Invitation ngiyi harabo nayoherereje bayifite kuri WhatsApp cyangwa nkuko imeze, ariko benshi namyohereje kuri WhatsApp. Ariko niyo nkubwire ko niba nawe ushaka kubiba murimo w'Imana, ndaye nkubwire ngo uraze utere inkunga uwo mushinga. Nta kosa, uretse nikosa nako nta gihombo kirimo kubiba murimo w'Imana. Reka dusome mu Bakorinto 2 igice cya 9 umurongo ndahera ku murongo wa 6 avuga ngo, ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho biba nyinshi azasarura nyinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho buntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibahagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Nkubwire nshuti yanjye, nutanga murimo w'Imana, abo bantu ntabwo bazi. Nanjye ntabwo navuga ngo ndabazi ngo ni bene wacu cyangwa oya. Ni iby'Imana byadushyire ku mutima, nabwiye ko turi 8 twemeza gutera inkunga uwo mushinga, ariko nta nyungu zacu zirimo, ntazo, harimo kwitanga. Ahubwo nawe rero niba ushaka kugira ngo uze dufatanye uwo mushinga, uzaze. Ni umunezero, ni amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri iyo utanze, ni nko kuba se inshuti yawe ifite umwana urwaye ukajya kuyifasha, ntiyagushima. Imana se niba uriya muntu ari umuntu Imana yaremye ishusho yayo ukamufasha, Imana iragushima kandi uzasarura byinshi. Ntabwo bizaza bingana uko wabitanze, ubwo bizaza byikubye inshuro nyinshi. Kandi ndababwiza ukuri ko ni ukuri, ntabwo ari amagambo. Rero nkubwire ngo ubwo nyine gahunda iri ku cyumweru kuri Nirac. Nirac turahazi, ni ahantu hari parking nini, hari sale nini, twese tuzakwirwamo. Umuntu akazaza yita intego ni ukuzana inkunga. Nicyo twabige, niyo mpamvu iyi gahunda izaba iriho. Uzaze witwaje inkunga yawe yo gushyikira bari abantu. Kandi nagira ngo nkubwire ko ngarutse kuri bya bitabo navuze ngo
nageze mpagarika kubitanga, ndavuga ngo ibitabo bisigaye nzabiha umushinga. Nuvuga ngo biriya bitabo nanditse bizaba bihari, ariko amafaranga avuyemo agena bwo muri uriya mushinga. Nabwo rumeze nk'uwabitanze n'ubundi, ntabwo amafaranga azanza aho ngiye konsata ko facture yarishyuwe, ahubwo azajya mu mushinga. Ndagira ngo kandi nkubwire ngo uwo munsi tuzahagira saa 9. Gahunda zatangira saa 9 za nyuma saa 6, turangize saa 11. Uratumwe rero niba wumva ko wagira icyo utanga umurimo w'Imana. Nta gihombo kiri mu gutanga rero. Reka rero ndangiza, ko sinshaka kubatindira, ndangiza ndagira amabwire ngo Yesu ndashimana cyane, ntabwo nabona uko nshima Imana ku mirimo, ku migisha myinshi yampaye, ariko nkora ngarukaho buri gihe mbere y'indi yose ni amahoro. Ni amahoro y'umutima. Yesu yibwira intumwa ati mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Niyo mpano ya mbere atanga mbere y'ibindi byose, umaze kwihana ukamaramaza, aguha amahoro mvajuru. Rero kandi nkubwire ngo ku bantu bo hanze y'u Rwanda bashobora kuzakurikirana iyi gahunda, izanyura kuri channel iyi turiho yitwa Sangesa Kuruhuri. Bizabinyura rwose muri ayo masaha saa 9 z'umugoroba hano mu Rwanda. Buriya muri Amerika nayo nini, ariko rero bizaba ari nka saa 3 hino. Amerika yo hirya zaba ari nko mu saa 12 gutyo, saa moya. Ariko ndagira nkubwire ko aho waba uri hose ushobora kuzabikurikira kandi ugatanga inkunga yawe. Ndagira ngo ngushimira inshuti yanjye, nkubwira ngo aho kugira ngo benshi muri inshuti zanjye, muri abavandimwe, nzaba niza imyaka 70, aho kugira ngo uzanzanire ikanzu cyangwa indabo cyangwa ijipo cyangwa urukweto, uzaza utera inkunga uwo mushinga. Ndumva aricyo nasubiramo nsoza. Ndagushimira rero kandi abantu bose bazaza, mbaye mbashimiye hakiri kare. Nta gushidikanya izo miliyoni 15 zizaboneka kugira ngo iby'Imana yateganyije bisohore, kuko n'umushinga w'Imana, ntabwo ari umushinga wacu twe turi ibikoresho mu ntoki z'Imana, ariko mu by'ukuri Imana niba yabiteguye kandi biragaragara ko Imana ibirimo. Reka rero n'ubundi dusoza dusenge. Mana nzamwamo icyubahiro, turagushimye, turaguhimbaza. Tugushimiye kuri Imana nziza itwitaho, iduha amahoro. Ushimiye ko aduhamagariye kugukorera, ukaduhamagarira kuba abambasaderi bawe ku isi. Ni inshingano y'agaciro, ni inshingano inejeje, ni inshingano Mana irenze izindi zose. Turagusabye rero Mana ngo wakuri iki kiganiro wese yumve ko yazitanga akaza, kandi akazana inkunga kugira ngo dukorane umurimo wawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amina.